Como você? Ih, pra ficar? Você conseguiu espalhar assim? Sinzi uko bishe. Asiye badilika. Niko waririmbye. Niko waririmbye. Vare barebe kuri vare barebe. Tuzayireba iyo vare. Okay. Umutwe nimba uvuye dukomeze. Yesu Kristo nshuti magara yewe ntayiririmbye ndi niyo ivuga yes nukuri Imana y'amahoro ibagirira neza. Turagarutse, reka dutaramane dushima Imana, duseka, tuguwe neza. Erega bino bintu tubikora kugira ngo dusangire umunezero mu mitima yacu, duseke kandi tugubwe neza, kandi nawe ubikurikiranye wishime, kuko turiho turavuga ibintu by'Imana, kandi iyo uvuga Imana ukatura Imana umutima wawe uraca. Rero turi kumwe n'abagaragu b'Imana, ariko mbere yuko dutangira reka nsenge kugira ngo twigereze Imana hano hantu. Nyirijuru gitare c'amahanga, tugushize hejuru kandi turaguhimbaje. Nta wundi wera ni wewe wenyine wo gushima. Izina ryawe n'umunara muremure abakiranutsi bishamo. Tuje imbere yawe mwami tugiye kuganira, ariko muri byose ibyo dukora byose biguhesha icubahiro, kuko ni wewe wo gushima. Duciye bugufi kugira ngo uhabwe icubahiro Mana. Iki kiganiro tugishize mu biganza byawe, ababasha kucumva bumve neza yawe, bumve gusobanukirwa iby'umurimo wawe. Ntihabe gusa kumva ibiganiro gusa ngo barangirizaho, ariko bumve yuko muri wowe tugomba kugira ubumenyi. Mu izina rya Yesu Kristo, amen. Yemwe ikiganiro abantu bamaze kukimenyera, kandi abantu barabazi ko ndareba umugabo uri iburyo bwanje barakuzi, nareba ibumoso ni abasitari. aya ntituriho nuko ariko barababi none ga mumbabarire ntiyagira utsindwa kuko byogenda kose uri ugomba gutsindwa. Mwanangaye siko mbona hera adasa n'utsindwa niki cyane ni utsinda ni utsinda sindi umuntu. Nzoza mbahereza ijambo, nimurangiza mutangura mu indirimbo, turebe umuntu ugira repertoire yihuse mu mutwe we. Twagiye muri tayari, turi tayari gatoya, sindaba tayari gatoya. Ndeba nkuko washaka gukopera wa okay, twagiye waza gukopera mu ishuri rero. Twagiye tutangira ikibazo. Data umutwe nimba uvuye dukomeze. Kera ufite igitego cyawe ariko ndatanywa amazi uri yugumana iri asapu niwe wari gutsinda neza. Ariko urankubise ninde watsinze? Ni wowe cyambere. ndanywa amazi. Uyanywa amasapu noneho taganywa amazi. Oh, okay. muri tayari munsi y'umusaraba, munsi yawo nibombo. Naje ariko yasapa yari ifite ikibazo. ntanganyije. Twagiye komeza nongeye gutsindwa. uri alfa na omega, uri Mana uzuye ubuntu n'urukundo. ariko ntakibazo ubaye ukunkojeje isoni. Dukomeze. Dusubize nk'ipataro. Dusubize ngo isapu. Dukomeze. bamwanya zikibazo. Niki abantu bavuze bari bavuze kare
ngo uyu mwanya wicaye ngo niwe abantu bazatsindwa none ko ku mwanya mbonye atari w'ikibazo bibiri ku busa twagiye ntabari twebwe mwami oya ni gutya mfite ubwenge karemano ukavuga ngo nakopeye sawa karemano bamutsize dukomeza twagiye bibiri kuri kimwe bibiri cyangwa oya bibiri ofite kimwe imigisha ngiye kwizamura Imana iguha wowe uzutekereza twagiye ngira ngo ni bibiri ariko bibiri bitatu okay tugende niwe mufasha ukwiriye amashimwe kandi niwe utuneshereza wabikoze niwe icarimwe ariko komana shingiro ry'umunezero witeka imbabazi zawe mana ni nyinshi cyane zirenze ubwenge oya n'icarimwe ni ukuri naje dukomeze ibyo dukora byose nibyo ni jewe ndabizi neza ibyo dukora byose ndabizi neza reka duhe ibyo dukora no natangiye mbere ibyo yakoze oya ziracanganye gusa ibyo yakoze ibyo nishe twinjiye rimwe okay yewe iki ngiki noneho sinzi gutsinda pi ni Arsenal na Man City oya Arsenal yatsinzwe ari hano ngo aduhezagire aturenesha tukize uyu munsi si uwaje twagiye dukomeze oya tayiri kenkeneye nuvuga ngo ubwize abine kuri kimwe bine kuri kimwe bine kimwe ndabyo nawe bigaruza twagiye ishimwe niryo mwambaro wanjye ryuzuye ishimwe ni imwe ariko mwahuje shimwa Yesu wanjye shimwa Yesu wanjye umutima wuzuye daso ibirahari ya James na Daniel ariko twahuye fure Nick kuransama ibitekerezo byanje kubera iki kuluma ntabwo nyumvishe iyi jambo kuluma nkofia ngo niki iyo ngiyo bitanu ayiwe ubwo nagaruka twagiye dukomeze kuruma twabibwa n'ibyo ubwo nyine ndatsinze ndakunda none zibyogeye asiye badirikana tekniye super naweza yate I don't know si uko nguko se bavuga ariko sinzi uko bishe asiye badirikana niko waririmbye vare barebe kuri vare barebe tuzayireba iyo vare okay sinza hwema kwamamaza iyo navuye menye ko ahuri
mwiza ni mwiza Yesu. ese niyo kwiyo no amagambo atandukanye ariko n'izindi iyo mana ni nziza iyo mana niyo watsinzwe mfite bitandatu afite bibiri yaje azahutse yaje niyo yonyine uyu yavuze ngo iyo mana twatsinze twese oya niko navuze yavuze ngo iyo mana ewe vari Vare nari ubwo ndakora igitego okay ni vare abantu batazara umupira n'akantu nuko mwihangane televiziyo abantu bazakoresha baba arbitre baba bashaka guca imanza batamenya ukuri neza none ga muturebere kuri vare natsinzwe navuze iyo mana ndabizi reba ikindi navuze iyo mana reba ikindi singira ngo bavuze iyo niyo tata niko wavuze ubwo rero ariko wavuze nawe natsinze ni kuri yatsinze nimba ariko ari wavuze iyo kuko ari ni waba watsinze navuze iyo yatsinze bari ko bimeze kuri bikiri okay kuri bitandatu hey nti nibyoroshe yawe ubwira neza yawe Elohi Shada anili mwahuje ariko natangiye mbere yewe mwege muri hano mwambu twumva Mhm. muducira urubanza umuntu uzotanga undi twatangiye rimwe akantu nabo bazabibara okay ahandi reka ndebe indi ndirimbo irindi jambo Yesu Kristo nshuti magara yewe ntayo uririmbye ndi niyo ivuga uti ivuge twumve Yesu ko mvuze Yesu okay inya nukuri no naririmbye nagari kandi ariko ndacu niyo kibazo anile n'ubundi zibaye ngahe sinagutsinze twatangiye rimwe twatangiye rimwe Okay, naje. Yesu Umwanya. Kristo mfashe Umwanya. umwanya wa mwanya mu Gethsemane mwanya umwanya wo gusenga imbere yawe ntitwawugereranya n'umwaka oya nawe mfashe umwanya hajya baburimba umunota umwe ariko se nta munota amasegonda 10 wenda ko ndavuga nyine baremba ngo oya ico kibazo nacane ko turacanira yego okay umwanya iraduhetse ku mugongo wawe anira n'ubundi ko ndagusoma mu mutwe none neza ibyo utekereje ntabwo nkwiye kujya niganyira nizigeri duterera okay nubundi wari watsinze reka dushire ikindi kibazo kimwanya turebe umuntu utekereza vuba ndabizi omega buri oya omega ijambo rihera na omega ugahera nyine kuri omega nyine oya ni omega nyine ngo niyo duhera nyine omega turagoye oya nindi ubundi rero ntabwo mwumvishije ni ukuvuga ngo ni ukuririmba nari mbizi ko mushobora kugira ako ga challenge ni ukuririmba indirimbo irimo iryo alpha and omega twagomba gufata natekereje kandi ari twembi tukavugira rimwe tugomba guhurira kuri omega nyine tukavuga indirimbo zitandukanye ariko nyine ari omega gutangirira sawa se ngo turavuga gute twabona ko bavuga urugero ishimwe ni akabanga ishimwe umwe akabango ishimwe ni ijyawe undi akaba ishimwe ni ijyo mwambaro twavuga indirimbo zibiri zitandukanye ariko ari ishimwe ariko omega twembi turavuga indirimbo imwe cyangwa zibiri zitandukanye ariko tuvuge omega
no niyo rero mpamvu nyine natsinze oya twembi twatsinzwe tawayibonye hajya Ntawayibonye. sawa ubuntu ubuntu bwawe burampagije iyo yibaho urayihimbye ndahimbye urayihimbye iyo ngiyo yibaho ubuntu iyo ndirimbo iririmbe ahubwo njye kanyiririmbe ubuntu nibwo bwadukijije ntitwavuye oya ye twumve oya ndikumva oya ye nukuri rimwe ubuntu bwawe burampagije ndikumva iyo ndirimbo ubuntu bwawe nibwo bwangiza Oya ye. ubundi wema ubuntu bwawe bumpagije iyo waririmbye ayo yapfuye ndacemeye sawa shalom imana iragiriye neza turangije tubabwira ngo bitandatu bitandatu birabaye ariko twige kuza dufata indirimbo mu buryo bwihuse turabariringi ushobora gutungurwa bakagutumira ujye wihuta guhita umenya indirimbo uririmba gutsindwa si ibintu shalom